Imbone ya radiyo Ihumure Denise, akarere ka Ngoma, umurenge wa Mutende, aha ni by'akagari ka Nyagasozi, aho habereye inteko y'abaturage. Iyi nteko ikaba yatangijwe n'umuyobozi w'umudugudu wa Nyagasozi ndetse afatanyije na sosiyari w'akagari. Mbere y'uko inteko itangira, babanje kumenyesha abaturage ko bagomba kwitorera umuyobozi w'umutekano, ngo dore y'uko uwari usanzweho babamenyesheje y'uko atakiriho. Nyuma y'uko batoye umuyobozi w'umutekano, baje kwitorera Rudakemwa, ndetse Rudakemwa yaje kubemerera y'uko bamugiriye icyizere ndetse arabashima cyane, ariko abamenyesha y'uko bagomba gufatanya kwicungira umutekano, ngo dore y'uko batagomba kuba bamutererana bakajya bahanahana amakuru kugira ngo umutekano ugende neza. Nyuma y'uko batoye umuyobozi w'umutekano, sosiyari w'akagari yaje gushishikariza abaturage ko bagomba gutangira mituweli ku isibo, dore y'uko abaturage batari kubyumva neza. Ikindi yaje gushishikariza abaturage, yababwiye y'uko umuturage ufite isambu igera ku muhanda ko bagomba gukorera umuhanda isuku. Ikindi yaje gushishikariza abaturage, yaje kubabwira ku kijyanye n'amarangamuntu adakosotse neza, ko bagomba kuyajyana ku murenge ku itariki 7 z'ukwezi kwa 11, bakayakosora nk'amarangamuntu aba afite ikibazo cy'uko uba ufite imyaka y'amavuko ariko adahuye no ku irangamuntu yawe, ko ugomba kujyana ifishi wakingirijweho kugira ngo bakosore iyo myaka. Ikindi yaje gushishikariza abaturage, nk'irangamuntu wasanga iriho igitsina hungu kandi uri igitsina kobwa, ko nayo wayijyana bakayikosora. Ikindi yaje gushishikariza abaturage ni ikijyanye n'irangamuntu yaba iriho izina rimwe, ariko nyuma y'uko ufata irangamuntu ukaba wari warabatijwe, ariko ukaba wajyana ifishi wabatirijweho, izina ryawe rikajya kuri ya rangamuntu. Ikindi yaje gushishikariza abaturage, yababwiye y'uko bagomba gutangira amakuru ku gihe. Inteko yasoje bakira ibibazo by'abaturage. Zigama Inyasi, Imbone ya radiyo Izuba, ikorera mu karere ka Gatsibo ho mu murenge wa Remera. Aha ngeze akaba ari mu kagari ka Kigabiro, mudugudu wa Kabuga, wa mudugudu ubangikanye n'umudugudu w'Amataba. Nimvuga ku muhanda wo kwa Mfizi, abaturage bose barahita babyumva, byaba ari abatuye mu karere ka Gatsibo ndetse n'umurenge wa Remera mu by'umwihariko. Abashoferi bo babyumva vuba ndetse n'abamotari, dore ko uwo muhanda nta mumotari wajyaga uharenga, waba uteze uri impande zose ukavuga ko uri buce kwa Mfizi, nta mumotari uhakugeza. Ndetse imodoka zatwaraga ibintu, byaba ibitoki, byaba imyaka y'abaturage, nta modoka yajyaga iharenga, dore ko zari zarahinduye guca ku ruganda rw'ikawa. Ubu rero nkaba mpageze, mbasanze abaturage, abasore bageze muri 5 b'inkorokoro barimo kurima. Niwumva ibyo bintu bisamirana, ni amapiki, imitarimba, inyundo, ibitiyo. Ni abasore bahari bafite ingufu. Ngize imvamutima yo kugira ngo nganire nabo, reka nganire nabo, tuganire kuri radiyo Izuba, hanyuma batubwire uburyo bakora uno muhanda. Ese ni ingufu zabo bwite biyemeje kuwukora? Ese ni amafaranga barimo gukorera? Batubwire. Reka nganire n'umuturage umwe atubwire iby'uno muhanda, dore ko uno muhanda wari warananiranye, hanyuma atubwire ukuntu biyemeje gukora uno muhanda. Witwa nde? Murakoze. Amazina ni Karigwende Theoneste. Uyu muhanda abaturage uko watuvunaga tuwucamo n'ubundi n'abashoferi, abaturage bariteranyije bikusanya, bemera kuduha amafaranga, uwo muhanda tukawukora. Dufata inyundo, imitarimba, amapiki,
twemeza kuwukora, urabona ko rwose umuntu azamuka ahekanye n'undi, ndetse n'uwaba utendetse arahaca nta kibazo. Nubwo tutari twawurangiza ariko twizeye ko mu cyumweru gitaha tuzaba twawushoje. Basanze hano ndareba mufite ibikoresho bishyashya, biragaragara yuko mwabyiteguye, ariko noneho uno muhanda bajyaga bavuga ko n'ababyeyi bajyaga baruhukira hepfo hano bagiye kwa muganga. Ese koko murabona uno muhanda muzawukora mukawutunganya nk'uko mwemereye abaturage? Uyu muhanda tuzawukora kuko twarabyiyemeje. Nawe nk'umunyamakuru ko uhareba wajyaga unahaca, nawe urabizi ni iwacu, ariko ababyeyi nabo barahagera bakavuga bati mushakire abantu agashira ko kunywa, kuko natwe twabyaraga mu bitare tutageze ku kigo nderabuzima cya Humura. Najyaga numva banavuga yuko nta bantu bagikoresha ubukwe kubera ko kwasiteri zazaga zigahagarara hariya kuri kariya gace ndimo kubona, ndabona gahanamye cyane, ariko ndabona mwarakikije. Ubu ni ukuvuga ngo n'abaturage bagiye kuzajya bakoresha ubukwe, hanyuma abageni ngo bajyaga burira hariya kuri kariya gacuri, nibyo? Abageni bajyaga bahatinya cyane. Ubushize hano imodoka yaje nabwo ihasiga ikibaru cy'ipine yasadutse, uwo muntu wari wayikodesheje bamuca 50,000, ariko urabona n'izitwara ibitoki zirahazamuka nta kibazo, nta mpungenge mbega zikiri mu muhanda. Ubu uwari wese araza, yaba ari imodoka yaba ari moto, arahaca rwose, inzira abonetse ni tayari. Ni ukuvuga ngo ubu mwawupatane, niba atari ibanga ririmo, ndagira ngo tuganire mu mare n'impungenge abaturage. Mwawupatane nk'amafaranga angahe ko niba muri abasore 5? Umuhanda twawupataniye amafaranga 450. 450 ni ukuvuga ngo ibyo 450 batwemereye ntago ari umuntu ku giti cye wabyemeye, ni abaturage uko umuntu ashobojwe. Ubonye igihumbi ashyiraho, ni inkunga y'abaturage, baba ari Nyakanga, baba ari na Gitoki, baba na za Muhura. Umuntu uzi uyu muhanda amateka yawo kuva na kera warananiranye, buri wese arashyiraho inkunga ye uko ashobojwe. Ni ukuvuga ngo ni inkunga y'abaturage muri rusange, ariko hari n'abantu bapanze icyo gikorwa muri rusange. None se amafaranga babahembera ku gihe? Amafaranga baduhembera ku gihe, kuko twemeje ko buri cyumweru baduhemba, duhera kwa mbere dukora bakaduhemba kwa gatanu. Babahemba buri wa gatanu? Ndumva abakozi bose bagenzi bawe nta kindi kibazo bafite. Ikibazo cyose twese tugihuriyeho ni icyo ngicyo, nta kindi, nta zindi mbogamizi dufite. Ngeze hano nganira n'aba baturage, urumva umwe muri bo ubahagarariye uko arimo kuvuga, ariko nagize n'amatsiko yo kugira ngo nzaganire n'abateguye icyo gikorwa nyirizina ndetse n'abayobozi nyirizina tuganire, kuko uwo muhanda wari umuhanda ubabaje cyane, ariko biragaragara ko bawushyizemo ingufu. Ubwo turuvuganye yuko mu minsi itaha tuzongera tukabagezaho amakuru uko azaba yifashe uwo muhanda bawutunganyije, tukaganira n'abayobozi n'abateguye icyo gikorwa muri rusange. Murakoze. Mboneye radiyo zo mu murenge wa Nasho, Ayishakiye Boniface. Aha turi ni mu kagari ka Cyambwe mu murenge wa Nasho, aho twanyarukiye mu mudugudu wa Rushoka, aho tuhasanze bamwe mu baturage bo muri uyu mudugudu wa Rushoka bateguye igikorwa cyo gufasha umuturanyi wabo utishoboye. Nk'uko tuhageze rero tuhasanze umuturanyi afite inzu yari imusaziyeho, bari kumubumbira amatafari, aho bivuga ko bagiye kwishyira hasi bakamuzamurira inzu bundi bushyashya. Reka twakire uyu mumama rero bahaye umuganda kuri mikoro za radiyo Izuba, aratangira twibwira amazina ye yombi, atubwire ese ni iki avugana kuri bagenzi b'abaturanyi. Nitwa Dafuroza Nyirabahutu. Jewe inzu yari yaranguyeho kubera abaturage bangwanyeho rwose, ntako batagize. Imana ibongere imigisha rwose, ngize amahirwe nkabona iyo nzu barayubatse rwose, nakora batagize, nari imeze nk'uri hanze. Mukecuru avuga ko wari umeze nk'uri hanze, uri umumama, ahangaha ubamo wenyine cyangwa hari abandi muhabana? Nta mwana nabyaye n'umwe, ni njye nyine n'umugabo yarantaye. Umugabo yaragutaye? Ndetse akana kamwe nataraguye. Nyuma rero ko tuvuganye n'uyu mumama bahaye umuganda, turi kumwe n'abaturanyi nabo turagira aho twakira kuri mikoro za radiyo Izuba, batubwire se ni iki cyatumye batekereza ku muturanyi wabo, ni iyihe mpamvu bamutekerejeho. Reka nawe tumwakira twibwire mu mazina ye yombi. Nitwa Ntagozera Jean, nkaba naje gukora umuganda kwifatanya n'abandi hano muri uyu murenge wa Nasho mu kagari ka Cyambwe mu mudugudu wa Rushoka. Uyu mudamu rero kuba tumuhaye umuganda ni uko twasanze inzu ye itagendanye n'igihe cya viziyo yacu, ikaba isa nk'iyamuguyeho. Tukaba twiyemeje kumuha umuganda kugira ngo nawe ature heza. Muravuga ko mwiyemeje kumuha umuganda, biragaragara ko mwateraniye muri abaturage b'uyu mudugudu. Ese nimwe mwabitekereje ku giti cyanyu cyangwa hari ubufasha bundi bwa leta bwaba burimo? Twe twarabitekereje, ariko tukaba tubifashijemo n'umurenge wa Nasho.
ikaba yaramuhaye isakaro, twe tukaba turi kumubumbira amatafari kugira ngo inzu izazamurwe. Nyuma y'uko tuvuganye n'uyu muturage, hari n'undi nawe uri muri uyu muganda, nawe aratwibwira amazina ye yombi, atubwire ni iki cyatumye tugera hano tukahabasanga, babitekereje bate. Amazina ni Musabyimana Innocent. Gutekereza kuri kino gikorwa kijyanye no kubakira uyu mukecuru Nyirabahutu Daforoza, ni uko aba muri iyi nzu wenyine, ni incike, nta mwana, nta gifasha, nta muntu wamufasha. Ubwo twebwe nk'abaturage ba Rushoka twafashe igitekerezo, twumva ko tugomba kumushyira ahantu heza, akaba heza nk'umukecuru dufite mu mudugudu wa Rushoka, nk'uko twagiye dufasha n'abandi tukabubakira. Nyuma rero y'uko tuvuganye n'aba baturage, si aba babiri gusa, hari n'abanyamuryango benshi baturanye nabo. Twavuganye n'umuyobozi w'umudugudu uyobora umudugudu wa Rushoka, nawe aragira impanuro atanga mu baturage ahagarariye, aratubwira amazina ye yombi, atubwire se n'iki cyatumye bategura iki gikorwa. Niwe muturage wenyine bafite muri uyu mudugudu utishoboye, imva n'imvano, reka tumutege amatwi. Murakoze cyane, nitwa Nshimiyimana Alphonse, nkaba ndi umuyobozi w'umudugudu wa Rushoka. Ngira ngo nk'uko mubimbajije, uyu mukecuru Nyirabahutu Daforoza ari mu bari muri uyu mudugudu badafite ubushobozi, kandi yari afite inzu imeze nabi ubona yenda kumugwaho, akaba yaratoranijwe rero mu bo dukorera ubutabazi nk'ubu bw'ibanze bwo kuba twamuha amatafari, hanyuma ubuyobozi nabwo bukazana isakaro. Muri urwo rwego dusanze aha ngaha turi muri icyo gikorwa cyo kumumbira amatafari muri gahunda ya Human Security Issues. Ni iyihe nama wagira bamwe mu baturage batabasha kwitabira umuganda, cyane wo gufasha abaturage nka bagenzi babo, kimwe n'uko hari n'abandi bo hirya no hino nabo bagomba kumviraho kugira ngo bamenye ubutumwa bwo gufasha bagenzi babo? Murakoze cyane. Ngira ngo ni uko wenda basanze uyu munsi hari gahunda yahuriranye, hari ababyeyi bamwe bagiye ku mashuri mu nama z'ababyeyi z'ibigo, ariko ubundi abaturage bo muri mudugudu bagerageza kwitabira, kandi ibikorwa byabo biragaragara cyane ko iyi ni inzu ya kabiri. Ubushize twakoze iyo witwa Sorina turayisoje, n'iyi nayo turimo turayitangira, kandi ndakeka bizagenda neza. Ni ukubakangura, ariko ubusanzwe baritabira. Nyuma y'uko aba baturage bakoraga umuganda nk'uko tuvuganye, basoje bakora n'inteko rusange y'abaturage, aho bagiye inama ku bibazo bitandukanye. Mudaheranwa Theoneste, Imboni ya Radiyo Izuba, iri mu murenge wa Rubona, akagari ka Mabare. Aha ngeze ni mu kagari ka Byinza, ahabereye igikorwa cy'urugomo kijyanye no kurimburirwa imyaka. Tugeze ku mugabo warimburiwe imyaka, ngiye kumwakira kuri mikoro za Radiyo Izuba, tubwire uburyo yarimburiwe imyaka. None za mugabo, tubwire iyi myaka yawe ko mbona iri hasi, yazize iki? Iyi myaka ari ukuntu yarimbuwe, ahantu turakodesha, tukakodesha n'iyo Muhutu Alphonse, ariko akatubwira ko ahacungira uwo bita Murefu. Ubwo rero kuhakodesha, buri muntu uko umuntu afite isambu agenda akodesha njye natanze 70,000, n'abandi bagenda batanga ayandi gutyo bagenda bumvikana. Ariko ejo bundi ikibazo cyaje kubaho, yarampamagaye ngo ninde y'abaturage bahari ngo tumuhe 300,000, ngo nitutabimuha ngo imyaka irimo araza yirandure. Ubwo rero mu gitondo babona baje bahera mwanjye, ibishyimbo bya birimo bararandura, urabona ko bagiye babitaba mbese baterera hejuru, urabona ko nta kintu nawe uri kubona, ni intabire gusa. Mwese se niyo musanzwe mumuhaye ngaho 300,000? Wowe ubundi tuge turakodesha buri butaka, umuntu ukajya akurikirana n'undi mbese amasaba uko akurikirana, ko tujya tumuha amafaranga. Ndabona hamwe harimo pavuro, ibijumba, seleri, bo bose barakodesha. Turakodesha rwose, dukodesha nawe umuturage wese, nta muturage waza gukubita isuka adakodesha, nabona ko harimo n'ibijumba. Urakoze cyane. Reka twakire undi muturage agira icyo atubwira. Mukecuru muraho? Muraho neza. Tubwire ko mbona hano imyaka iri kurandurwa, irazira iki kugira ngo bayirandure? Njye nitwa Nyirabazirake Serafina. Ejo bundi ushize yaraje arahankodesha, ibijumba barabirimbagura, namuhaye 50,000. Ejo bundi ngiye kubona mbona hagezemo undi muturage nawe muha 50,000 ngiye bankuyemo. Ejo ansanzemo arambwira ngo ibijumba byose araje birimbagurira hasi. Nawe imyaka yawe bayishyize hasi barayirimbuye? We yarahakodesheje, ahakodesha 50,000 umuturanyi duturanye. Urakoze cyane. Tugiye kwakira undi muturage hano agira icyo atubwira. Uratubwira amazina yawe, tubwire. Muraho, nitwa Bukema Cyprien. Amakuru y'aha hantu rero njye ndabisobanukiwe neza ko niyo Muhutu akodesha bano baturage, kuko nta muturage wahagararamo hano ngo aze guhinga amata amuhaye amafaranga, ku buryo n'iyi myaka yaranduye
yapfuye n'uwo muturage amafaranga batumvikanye. Murakoze. ko mbona imyaka yawe iri hasi, ni iki wasaba inzego z'ubuyobozi bw'umurenge wa Rubona kugira ngo ubashe kukurenganura, dore ko iyi myaka wari wayiteye ugira ngo urebe ko yagutungira umuryango? Nyine urabona ibintu n'ihohoterwa n'ihohoterwa renze ukwemera. Urabona imyaka yanjye kuba bayidanduriye hasi, nura nta kintu ndiho, n'amafaranga namuhaye. Urabona abana banjye baradaze pe, ubu nta kintu nzongera kuba nakimera n'imyaka y'iki gihe ukuntu ibihenze n'imbuto n'abakozi baba bahinze, ngira ngo nawe wabibonye. Nkaba nsaba rero kugira ngo babe bandenganura ibyanjye babiha agaciro. Ubuse ko mbona ari wowe baherewe barimburira imyaka, n'abandi bose bazabarimburira imyaka bene aka kageni? Ntago mbizi, gusa we ari kuvuga ko ngo abantu bose batamaye amafaranga, batari kwemera kumuha amafaranga, imyaka igomba kurandurwa, dore ko nakare akomeje kuvuga ko abantu bataramuha amafaranga n'ubundi baragumya akayirandura. Uyu mugabo warimburiye imyaka arasaba inzego z'umurenge wa Rubona ko zamukurikiranira kibazo, dore ko ari kuvuga ko ahariho hamutungiraga umuryango, dore ko imyaka yose bayimariye hasi. Yari Mudaheranwa Theoneste, Imboni ya Radio Izuba iri mu murenge wa Rubona. Karushya Kamiliyoni Eliel, Imboni y'umurenge wa Kabare, iri mu kagari ka Kirehe mu mudugudu wa Rompuwe. Ndi kumwe n'abahinzi b'imbuto, ubwo ndagira ngo nganire nabo. Reka ntangirane nganira n'umuhinzi wa mbere. Witwa nde? Nitwa Bagaragaza Jonathan, abatuye mu mudugudu wa Rompuwe mu kagari ka Kirehe umurenge wa Kabare. Ubuhinzi bwanjye nabutangiye 1998, mpinga inyanya, imboga z'amashu, poivro, ariko ubu ngubu nta kibazo, uretse imbogamizi umuntu ahura nazo ni isoko tubura. Hanyuma ikindi ni imiti tugenda tuvura irwanya ubusimba. Ubwo busimba ni ubuhe? Ubusimba ni ubusimba butera amagi noneho bukabyara tukabura imiti. Iriya yarava niyo yadurwanyaga, none yarabuze. Ubu dukoresha imiti ya roketi na za dudu na za romakisi dukoresha, ariko nta mbaraga zifite ngo zikarwanye. Hanyuma ikindi navuga, ikibazo dufite ubu ngubu, ubuhinzi dufite, nagerageje kugura amatiyo ariko nta moteri dufite kugira ngo twifashishe. None se ikibazo mfite ko ndi kubona muri kuhira, harimo abantu bari kuhira n'imipira bari kuhiza amazi. Aya mazi agera hano gute, aboneka ate, bigenda bite? Aya mazi twayafashe kuri bidenge, dukora umuyoboro. Noneho urabona ko umuyoboro uri kunyura ruguru y'umurima, hanyuma tubasha gucomeka amatiyo tugakubita uriya mupira wa muvugi, hanyuma akaba ariwo dukoresha twuhira. Muvugi ni iki? Muvugi ni uriya mupira dukoresha uriya. Hanyuma ariko y'amazi iyo twabaye benshi, urabona ko abahinzi turi benshi, iyo twabaye benshi amazi turayabura. Ubwo tukaba wenda twasaba leta ko yatugezaho nka moteri, tukajya tuyitera hariya hepfo muri bidenge, noneho tukazamura amazi igihe amazi twayabuze. Barakoze. Reka nakire n'undi muhinzi. Witwa nde? Joseph. Uhinga iki? Inyanya, uhinga imboga, ariko cyane cyane nk'uko umugenzi wanjye yabivuze, ibyo duhinga byose tuba bifatanya, ahubwo hari igihe ikindi kibazo cy'ibikoresho. Nk'ibihe bikoresho mugira? Nk'amatiyo nk'ibikoresho iyo n'abari gukora ngenda hagarara ntabwo nabona icyo gukoresha. Ubwo leta urayisaba iki? Idufashije rwose ikaduha nk'akamoteri uko yabivugaga, tugatera hariya hepfo mu mazi ukamanuka, byatworohera. Araborohera. Ikindi kandi nk'uko yavuze, isoko tugura imiti iduheza. Isoko ryaza ugasanga turagurwa mu gihombo kinini. Imiti murayigura ibahenze, mukagura amasasa abahenze, mukuhira bibahenze. Icyo mubura ni isoko rihagije kugira ngo rijye ribakirira umusaruro wanyu, ribaha amafaranga agaragara. Hanyuma ubu buhinzi turimo, amafaranga tubasha kubonamo tuyikenuzamo. Ubu ngubu maze kubaka muri santere ya Rompuwe, maze kwagira imiryango 4 y'ubucuruzi, maze kugira n'inzu mbashije kubamo, uretse ko ntarayikorera amasuku ariko narayubatse mbashije kubamo. Bwose ubuhinzi twari turimo tubashe kugira
isoko y'ubuhinzi bw'inyanya leta ikagira inkunga yadutera, no ku mafaranga wenda nayo idufashije. Inkunga leta yabatera ni izihe? Inkunga leta yadutera wenda ishobora hari amafaranga bajya baha abaturage cyane nkatwe w'ubuhinzi, ayo mafaranga baduhaye nayo yatugirira akamaro kugira ngo adufashe mu kugura iyo miti dukoresha. Hanyuma wenda nko mu kigero tugezemo umuntu wenda akabasha kuba yagura n'akamoto yagendaho. Ni ngo ubu buhinzi ndabona mwarabukoze, ndabona ari imirima minini y'inyanya, nkabona ari imirima minini y'amaboga na za puwavuro, kandi nkabona birashimishije. Gusa nk'ibijyanye n'amafumbire ko mbona izi mboga ari nziza n'izi nyanya ari nziza, koresha ayahe mafumbire? Amafumbire dukoresha ubundi izi mboga dukoresha ifumbire ya ire na dapu. Iyo ibonetse kuyibona ni ukujya ku bashinzwe inyongeramusaruro ba Gorodira, ariko amafumbire araduhenda, abahenze, ubwo nabyo bikatubera imbogamizi, tukaba twasaba ko ibiciro byagabanuka. Ku bijyanye n'amafumbire, ibijyanye n'amasaso ko nikora mukuze gusasizamo ibyatsi byo biva hehe? Isaso nayo kuyibona ntabwo byoroshye, bitwara amafaranga menshi, tubasha kujya kugura n'abantu bafite udusozi, noneho bakatwahirira tukagenda tugura ku gatwaro. Agatwaro, urabona agatwaro kagura 2,000. Urabona ko uyu murima iyo kuwusasira ugera nko mu mitwaro 300. Urumva ko ari ikibazo kugira ngo ayo mafaranga aboneke, kandi twasarura tugasarura nta giciro gihari. Ubwo ni ngombwa duce mwifuza, murategura imirima mukabona murayikora neza nta kibazo. Icyo musaba leta ni ukugira ikibafashamo, mukabona uko mwabona amafumbire ku buryo buhendutse, mukabona amamoteri, byose mukaba ari cyo cyifuzo mwifuza kuri leta, nuko mwabona amasoko yo kujya mugurishamo bitewe n'ibishoro byinshi muba mwashoyemo, namwe mukagira icyo mushora n'icyo mwunguka. Urakoze.